mana bwega kapukanya we ayo badata we mana byaje we agakapu uzika ndana bashimura kuri yes we beko umusore mbega umuhungu nukuri urakoze ariko nawe rero cyangwa ya masaha yega no kumanywa basigaye bamba ntago nari bizi we mbega abajura we usiko hari harimo amafaranga yo kwishyura inzu n'amatelefone yanjye yose yararimo mana we urakoze nukuri kw'Imana Imana ikumera umugisha oya bira bisambo genda agiye kwiga karate kugira ngo nzajye nirwa mbikubita nyebabo mbizi ko aya masaha n'ubundi biyenza ku baturage bagenda barwana nyine ubu siyo nakugira ubumba nkabonye wowe kabyarawe ubwo nyine Imana gupangiye ko yaboneye umunsi utuye hano hafi se ntuye hano hafi ntuyemo hariya haruguru uziko nubwo bankibufite oya shira umutima hamwe ubwo turi kumwe natwe amafaranga y'inzu nari kuzakura heha yandi we yararimo uri Imana ibibizi kugira ngo tugende nacyo nkugeze mu rugo nimba ari hafi kugira ngo ubu se nta bandi bari hariya mu nzira uwanyura aha ngaha hoya aha ngaha kandi urara hariya yirukanye reka tujyane no kubwo turi kumwe nacyo na kimwe mana we turahura n'abandi njye nta kibazo mana we nagize ubwoba mu rugo naha rero kandi urakoze cyane hano ni mu rugo ko wikanze oya nuko hari umusore yigeze gusanga yicaye hano nawe murabana se umusore w'igikara w'iboga nsabi ni umuhungu wanjye naciye hano nyine ndamusuhuza anca amazi byatari aguca amazi umukobwa mwiza gutya n'ukuntu ntabaye n'ibintu nkoreye n'umutima umutima mwiza unkoreye none ntabwo nabyumva ukuntu yaba yaraguciye amazi ahubwo nawe ntabwo nari ko natabara nyine mama w'umusore nasanze ahangaha ni njyewe rero ahubwo ngwino ahubwo nguhe karibu ahubwo asobanura ukuntu yaciye umukobwa mwiza nkawe amazi rwose karibu twahageze mu rugo mukobwa mwiza ntabwo ari wowe bari gusuhuza yego ko mana yanjye i Kigali haracyari abana beza mpuye n'igisambo hano hepfo aha mwizi quartier zaha igisambo kiba kinyatse ishakoshi kirirukanka iyo ntaza kugira uyu mukobwa ni urugamba bigenze gute nyine njye narindi kuzamuka nza hano mu rugo ubwo nyine hari umusore niba yaraturutse he ntabwo nari mbyitayeho nagiye kubona amanisha kushange barayintwaye biruka abaramanutse arakata abakubitanya n'uwo mukobwa uyu mukobwa bahita amufatira neza arengeje ishakoshi arayimwaka igisambo kiriruka iyo kuri aya manwa y'ihangu atari no kuvuga ngo ni nijoro ntabwo uzi ko ibisambo byateye no ku manywa bisigaye byambura abaturage umutima wayisumvamo ntekereza amafaranga y'inzu yarari mu iyo shakoshi ntekereza telefone zanjye zari ziri mu ishakoshi byose nahise numva nyine isi nyikaragiyeho gusa iyo ntagira uyu mwana w'umukobwa sabi uyu ntabwo wabyumva ukuraga mu nzego z'umutekano oya ariko nanjye nize kwirinda kuko nize karate wakoze gutabara umubyeyi umukobwa mwiza hano rero ni mu rugo wigira ikibazo uyu nawe ni isabi sibyo ntabwo rero wagenda nta kamufasha reka rero ngo utunganyirize basi na kacyayi ugenda ugasomyeho sibyo yego saba umuganiriza
mumeze neza ariko kanda akanyenyeri kwiyohereza iyi njyana. Halo. Waraje? Urihe? Sawa. mumeze neza namwe Ariko kwagira ngo ndakuzi ijana. wibeshye nigeze kugusanga hano ku muryango iwanyu Wowe kagakobwa k'ikinyabupfura gike. Oya. Jora. Ni wowe umunyagasuzuguro. njyewe wibeshye kuko nakwibutse ndakuzi neza. Abazi ko wakomeje guturama aho ngaho naho urataha. Ntabwo ntabwo mawe mufite ibyo muri gukora nereka ndeke kwivanga muri gakunda zawe nabo. ariko nyine yarandusize ngo tujye tuganira Yagiye. wari umeze neza Ariko kankubaza. Ushaka ngo nje nawe dukora iki? Dukorane iki? njyewe se Oya njewe. njyewe rero njyewe mfashije umubyeyi nta nubwo nari nzi ko ari mama wawe pe namufashije bisanzwe ntabwo nari nzi ko ndi kwisanga aha ngaha Ako gutaha kakuguyemo ukuntu. nuko ambwiye ngo araje gato kandi ntabwo namusuzugura umuntu w'umubyeyi mukuru ungana kuriya Warankunze. Nje narakwanze. ese wanyanze nagugize niko Uzi wo nkunze naguhaye. Ntawe uzi ko mfite umugore se nakoze n'ubukwe. ufite umugore ntabwo nari mbizi Nishimwe kubimenya hakiri kare singo. aho kurebye nta nubwo ari n'ibyerekana ingenza Uri kugenzwa n'iki? kuba nabacaho nkabasuhuza cyangwa kuba n'abantu njyewe nitwa Cyose hora ninde ukeneye kumenya amazina gawe? Bagamarishe se. ntabwo twanamenyana Amaze kukubona ndakubuze anje ukunze kufata uko nguko bari kuguma. asa n'uwo wanyitiranyije ufite ikihe kibazo ugirana ibibazo n'abantu ibibazo n'abantu ku buryo umuntu wese mugiye kumenya niba wumva warakaye genda umuntu usanzwe nta nabi mwifuriza Okay. Sabi we. Mwamenyanye se? Aka nakajambwe karaho ngaho kabusurwende. Akajanjwe? Hakosa. Ubu ngubu uri kureba umwana w'umukobwa uri kwita ngo nakajanjwe. Uzi ibintu yaba amajije kunkorera. Ibyo urabizi. Ino Kigali yuzuyemo abana b'abakobwa b'ibiwerewere. Ariko n'ubwa mbere mbonye umwana w'umukobwa ufite umutima dore nguyu. None utangiye kumusuzugura. Nisiha. Niyo mpamvu wamuciye amazi wagumye uryamye.
avuze ngo byuka agira bwangu. aho narindi numvaga kuri kuganiriza umushyitsi ibigwiro byabaye ibigwiro, ahubwo wamuciye amazi wakomeje wisomera ibitabo. Ibyo bintu wabibonye he? Nta soni. Uzisha ko shino rifite amafaranga y'inzu yararimo bari bantwaye, kuki utabiha agaciro? Hagari uyu mukobwa yagaruje kugira ngo ayo mafaranga y'inzu ngiye kwishyura, si uyu mukobwa yangaruriye. None ureba agasuzuguro mufiteho. Ugomba kumenyana n'uyu mukobwa, dore uno mukobwa n'umwana mwiza. Nta n'undi mukobwa mu buzima wakongera kubona atari uyu. Urimo uranyumva? We muca amazi rero. Sa mu buzima n'ubwa mbere umbabaje. Hari undi munsi bigeze nkubwira ngo urambabaje? Ariko anyway, nitwa Nsabi. Wowe witwa nde? Yavuga ute wamuciye amazi, si wowe wabikoze? Ntabwo numvaga ko umwana wanjye asuzugura bene aka kagero. Ntabwo ureba ibintu ukoze. Abandi babyeyi babyara abana babubaha, kuki utubahasa? Ntabwo ubushize wambwiye ngo mu gisirikare babigishije ibintu bizima byo kubaha. None urabinyeretse, nuko urakoze. Nta n'isoni, ntuzongere no kumvugisha. Zice. Ariko nzi byanyabyo birakomeje. Bidakomeza suri kubona ndi gukina. Nta soni. Akumbabarira umbwiza ukuri sa. Kuko ugeze aho utangira kumbabaza bene aka kagero. Nabigambiriye nje nabipanze. Utabigambira. Ni gute umuntu akubwira ngo akira umushyitsi, umwana w'umukobwa muganiriza. Ukanga kumuganiriza ukaguma uryamye ukamuca amazi kuriye. None sura turaziranye. Uzi uriya mukobwa ibintu yabashije kunkorera ubundi urabizi? Uzi ubutabazi yampaye? Uzi umwana w'abandi akaga yishyizeho hejuru yanjye ari gukiza ibintu bya ese nka buri uriya mujura iyo abafite icyuma akakimutera yari ari kunyitangira kuriya. Ariko nawe ari weho umuntu muwe bwa mbere byakugora kugira ngo mwisanzure umuntu avugane nkaho muziranye. Ese sa ubushize ko wambwiye ngo waterese wa mukobwa waje hana aza gushaka, ugenda kumutereta ari ubwa mbere we wabitangiye ute? Watangiye ute kugira ngo ujye kumutereta? Ariko kwari ukumuganiza nawe kwari ukumutereta. None kuganira n'umuntu byo ntabyo babigishije mu gisirikare cyane? Ku buryo utinyuka ukansebya umwana w'abandi agasohoka ari kurira kuri ari njye umuzanye ngo karibu nkamuhereza karibu narangiza nkabasigana ngo ganiriza umwana bikakunanira sa. Byo kubera iki biri kuba ikibazo kandi bitaba ikibazo? Erega wansebeje nababaye. Reka nkubwire sa, si ubwa mbere mu buzima bwanjye, si ubwa mbere ubonye ndakara gutya, si ubwa mbere ndakaje. Ni ryari wigeze ubona mama wawe ndakara gutya? nose ubunje ngirene none ugira ute? Nawe uri mukuru uzi icyo gukora icyo ari cyo. Shakisha ikintu uri bukore nyine, ntabwo uri mukuru se. Kugira ngo wongere usubize muri mudu ibaze nawe nicyo uri bukore kugira nongere subire neza, wumve ko meze neza mama Sabi, nongere nseke nkuko mbere nasekaga.
ubwo nyine urarebye ubonye ko nta kindi wakora. Nta soni ubu uriya mukobwa yagiye avuga iki koko asebera mu maso yawe nuko nyine wakoze nawe. Imyumvire z'ababyeyi n'imyumvire kibaho. Nireta umuntu hari gahunda. Aha yamwe narinje kugusubiza. Narinje kugusubiza. Ariko nubwo nje kugusubiza nyine ngiye mfite ubwoba pe, nta mutekano mfite kubera ibintu wakoze. Uriya muntu wakinishije kuri ntabwo umuzi muri iyi karitsiye, ubuzima bwanjye buri mu kaga. umuzi ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko nta maboko ngiraga? Ntaco ndico, ntaco nshoboye. Nyine urakomeye, ufite n'amaboko, ufite n'icyo ushoboye, ariko ntabwo bikuyeho nyine ko uriya muntu ari mubi. Yaratujujubije rega muri iyi karitsiye, uzi ko ntawe uvuga ntawe ukoma. Ariko ndi kukeka ko mugenda ahangaha ibyo bintu bitabaho. Cenze wenda ubwo ndamutse ngiye. Nturi kubyumva ko none se kejo bundi uzasubira mu nshingano zawe kibari kirangiye, nyuma yuko ugiye nzabaho gute? Ko azanyica. Ntaho ugomba kugira impungenge. Njyewe niba ufite uko uzabigenza ntari, njyewe n'impamvu nje kugusubiza ntabwo ngaruka ngo mukunze ngo cyane kubw'umutekano wanjye, wenda azagutinya bitume nyine. Buretse gato, ntaho nkunze sha. Nibura ukumva ndi kugukurura mu kagozi izokere witahire. Ntabwo ari ibyo ndi kuvuga. Bireka igendere. Oya none se reka nkubaze. Igendere. Nyine reka nkubaze. Igendere. Iyo ubwiye umuhungu ngo iyo ubwiye umukobwa ko umukunda, uba warabigenzuye ukagira n'ikigenge nyine cyo kubitekerezaho ukabona ko ukwiye kumukunda. Umukobwa urukundo ruhita ruza ako kanya, cyangwa ibyo umwereka nibyo bituma umukunda. Kuba mwemereye rero nuko wenda nshobora kuba mbona ko ayo mahirwe azaza nanjye nagukunda. Rero ni ukugaragaza nyine bizatuma nkukunda, uburyo uzitwaramo, uburyo uzajya umbwiramo, uburyo nyine nzabonamo urwo rukundo rwawe nk'uko warumbwiye ariko sindarubona urunyereka, nibyo bizama kugukunda. Rega umukobwa umubwiye ngo ndagukunda ntabwo akakubwira ngo ndagukunda ntabwo nawe urukundo ruba rwazamutse ngo rugere nk'aho urwaye ruri, ahubwo uko ugenda umwitaho nibyo bimuha kugukunda. Umva rero nkubwire, ndamutse mfite akanya ko gukina n'imitima z'abantu, banarahereye kuz'abandi. Nta gahunda n'imwe mfite yo kugira ngo nkwereke ko ndi umwana mubi, kandi nta n'impamvu wakabiketse. Sinzi aho ibyo ngibyo biri guturuka. Njyewe narakubwiye ngo ndagukunda, nukugira mbihindure. Vuga ngo ndakwanga se, ibyo birakugwa neza. Wapi none nyine kuzagenda unyereka urwo rukundo nanjye uzi ko nshiduka ushobora no gusanga nanagukunze kurusha uko nkunda, ariko bitewe n'uko ngaho igendere. Oya ibyo wambwiye nabyumvishije, nanjye ibyo nakubwiye wabyumvishije. Ngaho tugiye gukundana, ngaho genda niningira kugukenera nzagutumaho. nsugo nuko tugiye gukundana, uzagera umenyere.
nyine ubusheri sheri shiramo hano na nimero yawe uri kubona kukubona biri kugorana cyane ubu umunsi wose bashiragamo nimero umunsi wose ra emwe ajya ngo witwa iki nese ubwo wanirese utazi n'izina ryawe witwa nde nyamba hey nese sheri nuko uzajya unkanga we sheri boy sawa nese no kunseza uri kumwe sha Yesu wabawe sheri basi bye muraho neza ma muraho neza amakuru ni meza bizite se mwebwe natwe turaho tumeze neza nta kibazo ko watugendereye se ni mama wawe wakuntumyeho se oya ntabwo ari we wantumye ariko ntabwo wari usanzwe uza hano buriya ndatunguwe nyine ndakubonye niyumvisha ko buriya ari mama wawe wakuntumyeho niyo mpamvu mise nkubaza gutyo oya ntabwo ari mama wantumye naje gusura umuhungu wanyu umuhungu wacu mu ruhe rwego se none se mami ntabwo umuhungu wawe yakubwiye ko dusigaye dukundana mukundana yego hanyuma se nana niwe mukobwa nzi bakundana ni nawe mukazana nemera nana se kandi ubonende nana ntabwo umuzi aha ni umukobwa ni umusheri wiwe rwose niwe nemera ni nawe yanyeretse hano rwose sabe ubwo rero wowe ukuntu ujemo ntabwo mbizi sabi yakweretse none se nana ntajya aza hano mbese niwe mukazana nemera ngewe kandi njye nsabe dukundana tumaze iminsi dukundana ako uyu mukobwa nagashaka kunyumva mumaze iminsi mukundana gute kandi isaba akundana nana turi kugwa nsabe niba ari we wambeshye gusa ngewe nsabe niwe wanyitereteye pe agutereta kuki se ati utigeze ukandagira hano mbere y'ihose ukaba uje muri iyi minsi kandi nyine aribwo nsabe yanese mbere njye nateretanaga na nsabe wari kumwemera se kubera ko wabonaga ari rushati ntabwo wari kumwemera ubu noneho nibwo ugiye wamwemera kuko ubona ko umwana wanjye yabaye umusirikare asigaye afite ubushobozi nibwo noneho utangiye kuza uvuga ati nkundana na sabe mama biratandukanye no kuri kubitekereza ntabwo ngewe nigeze nkunda nsabe ngo mukundiye ko yabaye umusirikare yewe naranabimubwiye nawe ari kunereta ndamubwira ndi kubibona ko nyine wabaye umusirikare wenda n'abandi bakobwa bari kugukunda udatekereza ko njye nzakwemera aricyo nkurikiyeho nawe arabizi pe ntabwo ngewe namwemereye ngo kubera ko yabaye umusirikare rekeraho rero umva rero nkubwire umwana wanjye afite umukobwa bakundana bitanana niwe mukobwa ngewe ubwanjye nemera abandi mwese nta n'umwe nemera urimo urabyumva ntimubone umwana wanjye abayeho neza mutangire muza mwirukanka mumwizirikana ngo ngewe ngo saba arankunda agukunze ute se saba agukunze ute ariko ngewe nsabe yambwiye ko ankunda ariko agukunze ute aragukunze anakundanana hakurya wowe ntabwo utekereza uko nyine byasaba ko nsaba ari we akambwira nyine ntabwo tukikundana kuko nkundana n'undi muntu ngewe rero nijya uri kubikubwira ntabwo ari ngombwa ngo umwana wanjye azaza abikubwira wasanga ari guhondana ataramukunda ari njye akunda ariko uyu mukobwa urumva ubundi urumva niba ndi kugusobanurira ati umwana wanjye afite fiyanse we afite umukobwa akunda kandi nanjye ubwanjye nemera none se wowe ko ntakwemera we ntabwo mwemera uwo nemera ni nana sima nagutwaye iki ese hari ikintu kibi nagukoreye ese ubu ntabwo uri kunyumva wambaye ukasohokera mu rugo
njyewe ndimo ndagusobanurira umukazana wanjye nemera ni nana, we ntabwo nkwemera. ubwo muje mumwirukankaho muramubonye, murabona umusore wanjye ageze mu kigero cyiza arashimishije, mutangiye kumwirukankaho ngo murateretana ngo ni sheri wawe. Sheri wawe se mu nzira zijyayo uretse basi nsabaze yaragiye hanze museze. Ntabyo kuza asohoka, ntabwo uri muranyumva. Njye ndakubwiye ngo sohokera mu rugo. Ibyo byo kuvuga ngo utegereze sabi biki ko nagusobanuye ko Sabi afite umukunzi. Utekereze ko umuhungu wawe ngenda mukunde mu ruko abaye umusirikare. Naranabimubwiye ari kunireta mbanza no kumwanga arabyanga arambwira ati ngenda gukunda nitaye ku bindi bintu. Njye nakubajije ngo kuki imbere hose mutakundanye? Ntabwo yigeze ntereta. None ntabwo yakubonye. Ntabwo yigeze akubona muri quartier yose. Ubu ngubu nibwo ugiye wagaragara kubera ko yabaye umusirikare. Nta mwanya afite wo gutakaza hagati yaho ngaho. Fata inzira usohokere mu rugo. Ntabwo uri kunyumva. Njyewe nawe ntabwo uri kunyumva. Ndimo ndakubwira ngo sohoka, inzira yakuzanye yiboneze ugende. Ntabwo mashaka abakobwa baza kwibambagiza ku muhungu wanjye. Nta soni. Yego ye. Erega noneho nibwo mugiye mwabona ko umwana wanjye agaragara. Mbere hose se ko mutamubonaga mwangegeramo. Nta soni. Wait. Sangenduku. Bite. Umeze bite? Wayi kiwe. Ufite ikihe kibazo? Nashimye n'iki kibi nigeze mukorera nsa. Buryo muwe amuri ibintu. Niba nshaka kwitahira ngajya mu rugo. Kuki? Ngira bigenze bite? Ndi wansiga gugiye. Kuki? Akakurira sumbwire bigenze bite hano abaye ikihe kibazo cyatumuriruka ndukana. Cyuka baze mama si binongori. Mama wanje zimuraganiye muburiye he? Harimo hano mu nzu se? Ariko wanditseho. Wajuka neza si mama wajuka neza ibiri kuja mbere. Habaye ikirukurizwa neza. Sambu wongeye nabi. Sambu wongeye nabi. Ikigali cyo nta nubwo nzi mu Rwanda. Shiri wamba bari kandi ngendera ubu. Kujese utambikira. Bose banya habaye iki? Jambye nari ndetse byina mutwaye sinamubwiye nabi sinwanga ariko ibintu byose mbwiye hari. Kwanze nayo nabizi. Ibyo ni byutasobanura. Binjiye ku murongo mbwira. Nta namuhuriyeho muganibi. Araje nsanga mu nzige wari usohotse araganira ambwira nabi. Kwiki? Muri kumbwira gutyo nyine nuko atari batabwiye nabi. Nzo akubwiye nabi mupfuye. Cyaheze. Kuna nani cyo? Iyo nabi avuze. Nari mubwiye ko ngiye nkukunda dukundana. Yego. Abatangiye kumbwira ngo reka ngo ufite undi mukobwa. Ibyo byose nta nibyo wambwiye, ikigaragara cyo wanshiga n'inyuma. Zubwo uwo mukobwa yakubwiye ngo ngiraga nubuwe. Jemba unigendera. Ujeheze. Nitahire nsa. Subiramo. Sanago aho kugira ngo ngenzi subiramo nzi wanyu namwambwiye. Umva sinkubwire. Nugundi munsi uzajura amenya burabwira nabi nabi utarabwira nabi. Ukumbwira nabi nje ndaguhemukiye. Asubira kubanga ko uri kumanga ajya ngo kuri shiri wanjye. Jesu ndi kuguko. Njye na tuzateretana umbwira nabi gutyo. Ninza baba mu mahanga nabi. Amano turebe byari byo muri n'ubwe nabi. Ntabwo nsubirayo. Kandi kenije. Uwo mukobwa kubwiye ngo ngeraga nubu. Ngo sinzi umukobwa mbwiye ngo niba yitwa niba ari na nayi niba ari na simbizi ngo muranakunda nawe ni nawe akunda ni nawe ashaka. None ko ibi bintu bibera ganga ngo nahano. Sanjye nagushaka kujya kongera kurebana na mama wawe mu maso nsa. Wandi zinkita. Ndanga.
kanjye ntabwo Wimana undi gukundana n'umusirikare nuko bimera gutegeka. Uragarutse ako sa ngewe ndasohora umuntu wowe ukamuzana ahubwo si kubera icyo umusohoye ntamusohora uyu ni sheri wawe ko yambwiye ngo murabashire hari ndi ku muhanda mbona hatambutse ndamushima noneho wagiye ku muhanda urangije ubona indaya zose n'ibicucu byose n'ibihunyira biri kwirirwa bisirikira mu muhanda urangije uraruramo umwe uza umuzanye hano muri uru rugo. Oya hari icyatumye numva umutima wanjye guwe n'ubwo ndavuga inti ndamukunze. Hanyuma se nana uri kumushyira ako si biki nana uri kumushyira ko nana ari we mukazana nemera hano wiki sheri ukundana na nana uwo mukobwa murakundana nyine uranendeka ahubwo subize sheri mbwira mawo munana ninde ugiye kuvuga ko nana utamuzi awenzi ntawuzi yaje hano mwicarana ubu bintu kubera icyo ushaka kubigira ibindi kandi nanjye mfite icyo ndi gutekereza mu mutima wanjye ariko sa urambwira ngo ufite icyo uri gutekereza bituma unzanira indaya hano muri uru rugo uratekereza ukabona ko ngewe mama wawe nakwemerera uri iki ntabwo bagutoraguye mu muhanda bamutoraguye mu muhanda si bari kumukuzana none umukobwa w'umutima bari kunyuranyura mu mihanda hari umukobwa si ngo umufate umurembere hari iberekeye ko ngo ariko ubundi sa ikosi wakoze ubundi rikumariye iki nibyo kuza hano gusuzugura mama wawe gusuzugura sinje ubundi gusuzugura nje ndakubwenga ibi ntabyo niba mfite umutima wo guhitamo no gutekereza nkabona hari icyo nshaka kugeraho ngomba kugikora uko nshaka ese reka mbanze nkubaze ushaka guhangana na mama wawe ngeze nkubwira ko njya guhangana nawe njyewe ndakubwiye ngo urumva ukeneye ko njye nawe duterana amagambo ntabyo nyine ariko nanjye ntawe nkeneye kubona uri kunkorera ibintu uko ntabishaka utangiye kubera iki ari uyu mukobwa na nana urareba ukabona ari nde mukobwa muzima urimo n'uyu ubu ngubu kubona ari umukobwa urusha ubwiza nana ariko sinje ndi kujana ndi kumugereranya na nana ngo bigende bi umuntu wawe ko ntawe nzi ko nta n'uwo nshaka ko nta n'uwo nkeneye wandeka wamama ushaka kunsuzugura ntabwo kugusuzugura wamukobwa wasohokeye mu rugo kuko manesi nisho wasohokeye mu rugo kwiki none ntabwo wumva ngewe nakubashije amakosi wakoze ubundi akumariye iki gusa nk'ibyo by'amakosi uri kubivanga mu biganiro byanje nawe ngo bigende sa ushaka duhangane subiza urashaka duhangane ntawe nshaka guhangana nawe ariko aho ntabwo wibwira ngo wabaye umusirikare ukumva ko ibintu byose by'amategeko yose n'amakosi wakoze kuza kuyategekesha ayo mahoro ibyo ndabivuze ko ibyo ndabizanye hari ibyo mvuze mu biganiro byanje nawe uzanye ibiki niba mfashe umuntu nkamusohora nkamwirukana mu nzu yanjye wowe ugashaka kwerekana amategeko wakuye mu gisirikare urumva atari agasuzuguro ntegetse umuzanye umujyanayo ntabwo nari musohoye hano mw'iyi nzu ngaho basi ndagusabye ndeka nkora iby'umutima wanjye gushaka ko nkora sa uri kunsuzugura kubera ko nambaye ikanzu urimo uransuzugura shiramo ipantaro nze duhangane noneho ndebe iryo kosi ryawe bakwigishije ryo kuza gusuzugura mama wawe ngewe banza usubize shyiramo ipantaro baburetse nkoreke reka nze nambare ipantaro reka nze nambare ipantaro mbone nsaba biragenda bike kumbona mama wawe azashyiramo ipantaro noneho duhangane nsaba biragenda gute kumbona mama wawe yarakaye nese kuko nyine nawe uzi yambeshye ntabwo mukunda ko nagiye kubona nkabona azanye umuntu akambwira ngo uyu muntu mumuje muraganira nje ndaganira n'umuntu sintuzi ariho niwe wagiye kumwikorera mpuzananga reka byabaye n'ikibazo kirekire cyane ariko sohoka umwari ntitusohoka bo sohoka
uzavuza ngo so ukagira kango nta soni uzazuzanira ibintu bimeze kuriya hano muri uru rugo wigize iki uzaza witwaza icyo uri cyo ngo nukuri umusirikare iri bere ryanjye ujye umenya ko ariryo ryakongeje unganya gutyo kubera aya mashereka yaturutse mu iri bere ryanjye urimo uranyumva maze rero reka nkubwire niba uzi ko ushaka kunsuzugura umbwire none ahantu byarukiye ntubu ukiri umwana wanjye urimo urantega amatwi ntabwo uzaza kunyirataho ugira ngo amategeko wahawe iyo ngiye muri ibyo bigo byanyu ugire ngo ayo mategeko uzayanzanaho hano muri uru rugo soni ikindi kandi cya kabiri niba ushaka kunsuzugura ejo ndakubwiye ngo ejo mu gitondo cya kare nanamubone hano uje kumuperezantaho turi kumvikana ntabwo ari wowe ndimo ndabwira urimo uranyumva aka kanya mwaya matwi yawe umaze ko nabaye umugabo ikabanje ko nabaye umugabo uri umugabo wowe imbere zanjye ariko ujye umenya ko uri umwana mutoya urimo urantega amatwi ibyo byo kuza umbyimbaho ngo uri umugabo kisi mu gihe utubaha umubyeyi wawe niba nkubwira ikintu ukaba utanega amatwi nta soni ukakireba we ibyo nkubwiye ngo mu gitondo nanamubone hano uje kumuperezida nta yandi magambo ushaka kumva hari akabazo nshaka kukubaza kandi kamwe iyo mawe ari kukubwira ngo bagashira iwanje kuko wumvaga ari byo urankundaga cyane nkubaza kandi kamwe unkundiraga iki urumva ntabwo nakubwira ngo ngukundira iki ngiki nisanze amarangamutima yanjye yego yigaruriye ayawe nisanze amarangamutima yanjye umva rero nkubwire wa mukobwa we uzamenye gutandukanya ibintu n'ibindi ntaho nahisemo kuvuga yego kubera ngo byibuze nkwiyumvagamo ari we mbonaga wa mbere umukunzi no kugira ngo nubahirize ibya mama urakoze kuba nabyo warabyemeye karibu wahageze sa karibu muri isanga murakoze umva se nejeje cyane myikize ntacu si wishimye zikandira ndanezerewe cyane umuhungu wawe ari gukunda umukobwa ushaka sa ese uri kumbwira ngo ari gukunda umukobwa nshaka ariko uyu ni umukazana mwiza uzi kwitegereza no guhitamo no kumenya icanyura umutima w'umuhungu wawe ni byiza pe ntaho bisa nabi ako sabona no mukobwa atari mwiza mwiza kukigera amaso gawe kagarukiyeho nyine none wowe nkoze inje udafite icyo narenzaho nabazwa ngasubiza kandi biga mwana wanjye ntabwo ngiye nkwifuriza ibintu bibi nkwifuriza icyiza igihe cyose urumva uyu mukobwa ni umwana mwiza naramukunze kandi nawe urabibona pe ndabyitegerezaga nkabireba ese uri kubona hari icyo abaye yakibaze apfa kuba ari uwashimwe na mama ese wowe ntabwo wamushima niba ari mama wawe wamushima nawe rero ugomba kumushima nanjye bambwira ngo mushime nkamushime ariko ni byiza da ni umwana mwiza hari icyo utwayira ni ukuri nzanakubera mwiza kurushaho uri kumva
asa umuntu akubwiye ko azakubera mwiza kurushaho afite n'ubwenge bwinshi cyane ngo atari yakoraho na gakeya wenda ariko menya ariko yabipanze bashimye neza ntacyo nigeze mpangana mbere no kubona gusoma yumva akundaga vuba kabira namworoheraga cyane gukunda batazi singo ni ngombwa nk'umuntu ngo mube muziranye 100% z'uburyo wamo erega igihe cyagera mukamenyana kumenyana se bigomba iki twamenyana akakumenya akabona ubwiza bwawe nawe ukamutetesha nk'umugore none se nabaye nk'uguye mu rukundo waruguyemo izo kandi nazo ziba ingamba nuko umubyeyi wanje zunezerewe se umutima gwawe guguwe neza kandi nese sa ntago umukunda wowe ndamukundaga cyane kubera wowe rega urugero ngezeho naho ndi umwana wo gusuzugura umubyeyi we ntiwumva ako kantu uvuze mwana wanjye ugomba kubaha umubyeyi wawe ukamenya ikintu ari bukubwire ukamwumvira ni kuko umubyeyi wawe aba ari kukureberera igihe cyose nawe utabona umubyeyi wawe arahabona bibaga byiza uteze amatwi umubyeyi wawe ukumva ko ibyo uri kuzana bifite agaciro ko ntako bifite mu maso bw'ibyo umubyeyi wawe ari kubona ubwo umubyeyi wawe niwe uba gufite umwanzuro gwa nyuma nubwo yaba ari kukujana waba utari kwifuza ariko umubyeyi ariko icyiza kiriho nuko umubyeyi wawe atagujyana ahantu habi nta nubwo yakuroha cyangwa ngo agushyire mu bibazo nta n'ibintu bibi yaba ari kukwifuriza igihe cyose rwose utitaye ku musumari nicayemo gushasetse ku ruhande rumwe kw'akabuno kanje ako ntacu ako mwana wanjye ko ngukunda kubizi ko ntakwanga ko nta kibi nakwifuriza ko nta n'umwanzi watera turutsi wanjye ntawe ni ngombwa se ngo atere cyangwa wamwereka umuryango ngo yanyura ari umwana ako sintuza mwakire rero dore muzanira icyanwa cyangwa icyayi urajya ikimwa uranywa se n'umwana urananirwa kumubaza ati uranywa iki sheri uranywa iki sheri Lebona? Fanta ya oranje konje. Zazindi zigenewe abakobwa batari bikoraho. Riga nawe riga ntago arikoraho. Uzabibona. Reka njye kumuzana ka Fanta yatse. Urakoze ma. Yego. Jambo fani. Jambo. Makuru. Kuri ni meza. Naho nari nzi ko namwe bahita bahereza ikibari kano kanya. Oya, je ntago ikibari ntago gikwiye muri iyi minsi no ku bintu byakomeye. Ntaho uje mu karuhuko ze? Akaruhuko k'iki? Unimba akazi gatangiye. Akazi ze ko gukorera hanze. Ubu twese twambaye twaje mu gitamaduni. Niko ibintu bimeze rwose. Kuki? Habaye ikizi? Urumva ukwiriye kuryama. Sinabari. Ibintu byakomeye. Twajwemo. Umuntu wararaje neza aratumaze. Arimo arafata ku ngufu. Arimo aratega abagore batashye nta mugore ukirenze saa 12 ataragiriwe mu rugo. Kurebera muri eshamba fandi hose ariko babiri icyarimwe. Abagabo yakubise abantu bose yahutaje mukaye karereza naha turi wabona hageze nkaba nabyo nigeze numva no kuri radio ngenda n'imbunda n'icyuma umuntu aragenda agasanga abantu kwa muganga akabakuramo ngo bafitanye ibibazo akabaganga muri urgence akongera akabateragura ibyuma. Umuntu umwe aduhagaze ku ijosi. Umuntu umwe Isusi ntago nizeye kubyirebera usibye nanjye n'abajenari baricaye. Kubera umuntu umwe n'umwe se n'umwe ariko wajyagabanyije imana 10 ari kwica arimo aratwara ubuzima bw'abantu.
uwo yaba ari indera. arinde urayo iyo nkuru utarayumva. Reka nta hantu nirirwaga ku mbuga nkoranyambaga ariko Majoro Rujagaraza ntabwo akuvugishije. Rujagaraza uriye wazamutse ejo bundi nk'ukomeye urimo urakemura ibibazo byose byarananiranye ntabwo akuvugishije. yarangambishije ariko ibyo yari kumbaza ni ibya bindi byiza bagomba kujana. Ndakubwira nta muntu ukiryama nta muntu ukiryama. Fandi umuntu nta zina rye wenda ryari ryamenyekana. Izina uzugira ngo ni izina risanzwe ntabwo ari izina gusa n'ibikorwa ahubwo. Ntabwo twicaye turambura mapu yose tureba umujyi usanga hose yahageze. Nta mudugudu turimo turakira raporo nyinshi cyane. Turi gukemura ibishoboka ibidashoboka byanze turimo turakoresha imbaraga zirenze mu murengera. Kuki umugabo aratumaze yinjiye mu bantu bacu. wenda zibo niba mutazi izina rye nta ni wo mu muryango we wigeze kumenyekana. Ese ugira ngo wari undi musirikare uri mu Kibari? Je nta makuru nari mfite. Nyine reba nanjye aho koroneri nagikuramo uniform siginirwa nzambaye kuri tere buri kanya anyuza ageza tuhagera havuye gahota tuhagera havuye kandi hagize umuntu umuvuga. Ubwo utangira kumenya ko mu muryango wagiye kugenda agenda umwe turi gushira urusorongo niko bimeze. konje ntawe ndi gukeka ko hari umuntu wakora mu rerego ngago muri iki gihugu ngo komeza humeka iminsi ngahe. Yesu wabuderuka kuri foreign ukamenya ibyo no guhumeka ubwo ndi kumva kuri n'uburoko sijya ngo biroroshye. Nzi wenda niba uwo muntu mutarabashije kumenya n'amazina ge ntawe mu muryango we wenda mwamenya ngo yitwa guca wenda bafitanye isano bahuriye kuri iki ngiki cyangwa iki. Umuryango se uramuvuga ukorwa hose ariko ubu umuntu waba warigize akarakaje cyangwa wenda akigira ikigomeke akigira ikigenge agafata ibisu n'ibyuma akaja mu bantu. Ndakubwiye ngo kundi ruhande nje ndikumva abapolisi ari bakagombye gukurikirana iyo dosiye n'abayobozi b'imidugudu bakabijamo. Yazanye amategeko ye amategeko gagitse bwo ngo iyo umuntu y'ikibazo cyakije gutyo natwe niko tucyakira tukagikemura duhereye mu mizi. We nibwo raporo ikikugeraho we nibwo ucyumva amakuru uri mu Kibari twe turi kuri terese imeze bite nane nijyame kugira ngo ibintu biroroshye ahantu hose bari kujujura agiye kutugeraho bari guhamagara ubutitsa. Ubu ntabwo tukiri mu bibazo byambukiranya imipaka twagarutsemo imbere kunganira na polisi nyine byakomeye. cyakoze reka mubwire bidatinze nawe araza kuba kugezeho gutya. nyirahoze duhuriyeho umuntu turaziranye duhuriye se kabandi bahuye ntabwo dukora akazi kamwe. nze iki muraje inshinga ni ukubona nta musirikare ufite amahoro. Nakubwiye ngo ubizina ni rimwe rimwe ravugwa ahantu hose natugeraho turapfa nta wundi bavuga Kiramani. uhese uwe ibintu byose navuze n'uyu se nuza none Silvanira uyu mwene Silvanira urukara w'umwatabu ukuntu uwo wakajisha ukuntu kuva kera. Fade uyogoje abantu bose neza urumva uwo twigoga turagongana ndakubita inshi mu matamu ko niboneye ndamupfukamisha uwo nguwo ntagariwe. koko uyu hepfo bengaga imisururu kera neza ubwo nibyo urimo uraseka kandi umuturage urimo uraseka koko bamara uwo ntibamumushaka mu mbwire ndanamuhamagara utaha umutahanye ubu
ariko ubwo Clement mvuga niwe uri kuvuga cyane uko yakoroheye. aho yakomeye. None se aba ari ikintu ugeze umukora cyamukoze ku mutima? ahubwo zimwe nakana bimukoze ko uko duhuye wenda sinza agakobwa babaga bari kuvugana n'agakobwa rimwe yigeze gusanga ndi kuvugana n'agakobwa bari baziranye mukuntu ngo yigeze kugateretaho ntabwo nitoka genda kagakobwa kareke. Warambwiye ngo toka genda gakobwa kareke. Wabuze ukuntu akoraga gute? Bakoze agatsinda kwanza ntabwo ari agatsinda ni nka batayo y'abantu b'ibyihebe cyangwa ibyigomeke. Iyo ukoze akantu nk'ako uri kwita gatoya bagenda bakwinjirira muri wowe we bakugira ari wowe usigaye wenyine bidatinze mugiye gushyira mu nibagirane. Ahubwo mudekarare musaba ubufasha buturutse hejuru barinde umuryango wawe. Ibyo bizi gute? Sabe umuntu nkubwira ndamuzi, ibintu nkubwira narabibonye. Uriya musore ibintu akora nanjye nabikozeho, twabanye kera mu busore bwacu, twaranakoranye ndetse mbere yuko nza mu gisirikare. Niba uzi ko hari ikintu wakoze cyangwa ukaba waramukoze umenye ko kuva aka kanya wari uri mu bibazo nawe ubwo utabizi, kubwo ibyo bitangiye kera kuri wowe kubabaza umuryango wawe gake gake ugiye kugenda mushira.